Yes, harimo haraba inama y'umushyikirano, ni inama ishinzwe guhuza abayobozi ndetse n'abaturage, bagatanga ibitekerezo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu kubaka igihugu cy'Abanyarwanda. Igihugu cyacu dushyize hamwe kandi bimeze neza, gusa hari byinshi biba bikwiye kwigwa bikanozwa kugira ngo bigire uruhare mu iterambere ry'igihugu. Abantu rero benshi baba bitabiriye uyu muhango, baba bitabiriye iyi nama. Ni abantu bagiye bakora ibikorwa bagenda bahitwamo cyangwa se ababahitamo bakagendera ku bintu bigiye bitandukanye, haba ibyo bakoze, ibyo bagezeho, amazina akomeye, haba mu myidagaduro yacu turi ndetse no mu buyobozi bugiye butandukanye. Waba warakoze kampani runaka, hari ikiguhagarariye, waba uri umuyobozi runaka, ibi ni ibintu usanga biba muri iyi nama. Gusa hari ikintu tugira ngo tuze gusa nk'aho twibandaho, cyane cyane nkatwe urubyiruko ndetse n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, dusa nk'aho natwe twahagarariwe na bamwe muri bo, nubwo harimo abatarabashije kujya imbere ya kamera, gusa tuza kwizera yuko bari buze kuba bashyiraho uburyo bari buze kugeza ibibazo by'abaturage, ibibazo by'urubyiruko, ikoreshwa rya interinete nziza kugira ngo ibashe kuba yabyazwa umusaruro. Ibi bintu ndabivuga mbishingiye ku bindi bihugu byacu by'abaturanyi, Uganda, Kenya, Tanzania. Ni ibihugu ubona bifite imbaraga nyinshi cyane, urubyiruko rwabo rusa nk'aho rutagitaka ubukene bitewe n'uko imbuga nkoranyambaga zabo zibishyura. Rero no mu Rwanda ndakeka nimba habayeho iyi nama, abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane cyane aba influencers bagiye batandukanye, abanyamakuru, abakinnyi ba filimi, nabonyemo ba buri kantu na buri nguni bariyo. Ni byiza cyane. Ku giti cyanjye cyangwa se ku bandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, TikTok, YouTube, nifuzaga ko bagira uruhare mu kugaragaza imbogamizi abana b'u Rwanda, urubyiruko rw'u Rwanda ruri gukoresha interinete, bakayigaragaza imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika, bagasaba ikijyanye na monetize zino mbuga nkoranyambaga zibasha kuba zabyarira umusaruro Abanyarwanda. Dufite interinete, muntu uri kunyumva, nziza, yihuta muri Afurika kandi inanahendutse, ariko ugasanga interinete dufite niyo gushimisha ibyiyumviro byacu, niyo gutuma twumva twishimye turi kureba amavidewo agiye atandukanye. Rimwe na rimwe abantu benshi ntibakamenye ko biba bigize n'amafaranga, biba birimo amafaranga, ariko ugasanga twebwe nyine ntago tubasha kuba twabonamo umusaruro uhagije nk'uw'abandi. Ndasaba umuntu wese uri kutwumva, ndasaba umuntu wese uri muri iriya nama, naramuka atekereje neza araza gusanga nk'urubyiruko, nk'aba content creators, dukeneye iki kintu cya monetize muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo imirimo irusheho kugenda igaragara. Bruce Melody yabigarutseho avuga ko rwose igihugu nikidufashe, abantu babishinzwe baganire n'aba bantu bashinzwe gutanga monetize mu bihugu, tubashe kugira natwe amahirwe yo kubyaza umusaruro zino mbuga nkoranyambaga. Kubera ko ndeba nka Bruce Melody, dushobora kuvuga ngo iyi ndirimbo Pompomu yiwe yararebwe nibura ku kigero cya 5,400,000, ariko ushobora gusanga izo miliyoni zose z'abantu bose bayirebye barutwa n'ibihumbi 100 by'abantu bo muri Kenya. Urumva ni ibintu bibabaje cyane, kuko
turi kwita ngo ku ma views, turi kwita ngo abantu bayirebye ngo iri trend, ariko nta kintu iri gusigira nyiri art, kandi yishyuye amafaranga menshi. Rimwe na rimwe abahanzi kugira ngo bagaruze ya mafaranga bashoye muri bya bihangano biragorana cyane, ariko nibura ababibara neza babashije kubigenzura neza, babara ko nibura buriya umuntu ukoresha YouTube mu Rwanda ahembwa 15% ku mafaranga yakakwiye kuba ari guhembwa. Ubwo ako 15% ni kwa kundi uzagenda ukajya muri audience ugasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakurebye, Canada yakurebye, Abahinde bakurebye, Kenya yakurebye, Uganda yakurebye, aho niho hava ayo mafaranga 15% ahemba bano ba YouTube. Rero n'abantu bakina amafilimi niko bigenda, n'abantu baririmba niko bigenda, ibiganiro niko bigenda, televiziyo y'igihugu ikorera kuri YouTube, ngo ni YouTube channel, nayo niko bigenda. Turifuza, turasaba ko mwaduhereza monetize abanyarwandakazi, umuntu wese ahantu ari ahaherereye nagerageze iki kintu rwose agishyiremo imbaraga, turebe ko yaba ari nka hashtag aba YouTuber, aba TikToker dushobora kuba twakoresha kugira ngo igihugu kibone ko bya bintu bikenewe cyane, kuko bino bintu iyo bitavuzwe ari gihe ubu nanasanga byaratindijwe n'ikintu n'akantu runaka, ariko iyo bivugiwe imbere ya nyakubahwa perezida wacu dukunda, papa mukuru, ni ikintu kiba gitanze indi shusho, ndetse nawe agishyiramo imbaraga nyinshi cyane, akagira abantu agihereza mu nshingano bakagikurikirana. Twagiye twumva rero minisita utuma twishima abigarukaho, avuga ko bari gukorana ibiganiro n'ababishinzwe kugira ngo tubashe kuba twaherezwa iyi monetize, ariko yari yaduhaye umwaka dore urashize, ukwa mbere kwavuyemo yari yatanze, tugeze mu kwezi kwa kabiri. Ukwezi kwa kabiri nako turakeka ko gushobora no kurangira, ariko turizera neza ko nk'iki kintu kiramutse kivuzweho imbere ya nyakubahwa perezida wacu gishobora kugira izindi mbaraga zikomeye cyane mu buryo bwo kugaragaza akarengane tuba turimo turahura nako.